Abana ni rwo Rwanda rw'ejo. Abantu benshi ibyo turabizi. Mu bitaro bya Caraes Ndera hatangirwamo serivisi zitandukanye ku bafite ibibazo cyangwa uburwayi bwo mu mutwe. Hakaba n'igice gitangirwamo serivisi ku bana bari hagati y'imyaka 3 na 17. Ibi bitaro bigaragaza ko muri rusange uko imyaka ishira haboneka umubare munini w'abafite indwara zo mu mutwe bajya kubyivurizamo, ndetse n'umubare w'abana bari muri icyo kigero babyivurizamo ugakomeza kwiyongera. Nko mu mwaka wa 2020-2021 ababyivurijemo ni 73,363, abagera kuri 20% muri bo baba abana bafite imyaka 19 kumanura. Ariko iyo mibare yaje kuzamuka baba abana 19,200 mu mwaka wa 2021-2022 mu baturage 96,357 babyivurijemo icyo gihe. Umuforomokazi wita ku bana bafite indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Caraes Ndera, Niyonsenga Valentine, yavuze ko amakimbirane yo mu miryango aza ku isonga mu gutuma hiyongera umubare w'abana bibasirwa n'indwara zo mu mutwe mu Rwanda. Ati, twakira abana bari hagati y'imyaka 3 kugeza kuri 17. Abantu benshi bibaza ko abana batarwara mu mutwe, ariko nk'uko abantu bakuru barwara n'abana bararwara. Kandi ibibazo bitera uburwayi bwo mu mutwe ku bakuru haba hari ukuntu no ku bana bifitanye isano. Muri rusange twakira abana bafite ibibazo bishingiye ku miryango yabo. Hari ihohoterwa, hari amakimbirane mu miryango, hari ubukene bukabije, hari ukuba abana bahishwa ukuri batazi inkomoko yako. Ikintu kiri ku murongo wa mbere ni amakimbirane mu muryango. Ku kibazo cy'abana bahishwa ukuri kw'imiryango yabo bakakumenya nabwo amakuru bayakuye ku ruhande, Niyonsenga avuga ko bitari bikwiye ko umwana ahishwa ukuri, kuko iyo akumenye bitinze bimwangiza mu mitekerereze. Ati, hari ukuntu umwana avuka yaravukiye nk'ahandi akaza kurerwa n'undi muryango, agakura yumva ko abana baho ari abavandimwe be, abo ari ababyeyi be, ariko yagera nko hejuru agatangira kumva hirya no hino mu baturanyi bavuga bati, nyamara wowe ntabwo uvukana na bariya. Niyonsenga Valentine yavuze kandi ko ababyeyi iyo bahora mu ntonganya no kurwanya bituma umwana adashobora kugira uwo ahangara muri bo ngo amubaze gutonganya cyangwa gukubita mugenzi we. Uko guceceka kwe kugatuma bimurenga bikamutera ibibazo bimuviramo uburwayi bwo mu mutwe. Ni mu gihe hari n'ababiterwa n'ihohoterwa bakorerwa, ryaba irishingiye ku gitsina, umwana ashobora gukorerwa n'abarimo abagize umuryango we, cyangwa akanakoreshwa imirimo ivunanye. Hari kandi n'abana bagirwaho ingaruka n'ababyeyi badafata inshingano, wenda ugasanga ari abasinzi, bikamwangiza mu mutwe ku buryo byanamuviramo uburwayi. Niyonsenga Valentine yavuze kandi ko hari n'ibibera ku mashuri bishobora kwangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'umwana, nko kumukwena kubera impamvu zitandukanye zirimo wenda n'uko asa, bamwita amazina mabi ndetse n'ibindi. Hari ibimenyetso bigaragara ku mwana utangiye kugira ibibazo byo mu mutwe byanamugeza ku burwayi bwo mu mutwe, birimo kugira uburibwe bw'umubiri budasobanutse, nko kubabara umutwe kwa hato na hato, kuribwa n'igifu ndetse n'ibindi bice, nyamara bamusuzumisha kwa muganga bakabura indwara. Hari kandi no kugira isereri, kudasinzira, guceceka gukabije cyangwa se akaba yatangira kugira amahane atarayasanganywe, kwanga ishuri, gukubagana cyane ndetse n'ibindi. Abana bavurirwa mu bitaro bya Caraes Ndera bahabwa ubufasha butandukanye burimo kubanza kubashyira mu buzima bisanzuye, bakabanza kumva ntawe uri bubaheze, bakabifashwamo n'imikino itandukanye bahakinira. Gusa nubwo umwana ashobora kumererwa neza kubera ibyo, buri gihe ntibisobanuye ko yakize. Ibituma abafite ibibazo bikomeye bigaragaza ibimenyetso batangira kuvurwa hifashishijwe imiti. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kwita ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, Dr. Darius Gishoma, avuga ko 3/4 by'abibasirwa n'indwara zo mu mutwe baba ari abakiri bato. Ashishikariza imiryango kwita ku bana. Ati,
3/4 by'ibibazo byo mu mutwe bitangira kenshi hakiri kare. Akaba ari nayo mpamvu no mu bukangurambaga buba bwibutsa abantu kwita ku bana. Abashakanye akita ku mubyeyi agitwite, hakaba kwita ku bana bakiri bato, bagahabwa ibyo bakwiye, bagahabwa n'umutekano. Dr Gishoma yongeraho ko nibura ababyeyi bitaye ku bana mu buryo bwiza kugeza nibura babaye ingimbi, baba babahaye aho baheraho kugira ngo nabo babashe kwirwanaho mu kwiyitaho mu buryo bwose, bakanasigasira ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Ni naha dusoreje video yacu y'uyu munsi. Turabashima kuba mwayikurikiye. Wakora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Wabikunze wabitwereka ukanda like. Njye ndi Ishimwe Joseph. Murakoze, dusubire ubutaha.